Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel Rumenenga update ngiye wasoza ni Samson nk'ibisanzwe. Nari maze igihe nabahereza update muri hangana kubera nyine nakazi niki ariko ubu nagarutse ngo baye update mana yake. Update zirahari za mining kabisa nyinshi ariko nyinshi mu byumve nyinshi ninongera ngo nyinshi niyo mpamvu ngiye gutangira imwe kuri imwe kabisa ariko ntabwo muri video imwe turabivuga ngo nuvango ngiye kuvuga kuri Avive ebwana update yayo nakomeje kubigerageza kenshi ngera ngo none mbibonye ubu dore uburyo ki tugiye kubikuza twese niba warananiwe kubikuza tugendane neza cyane turiko turagendana urebe ukuntu ugiye kubikuza bigahita bikunda byihuse cyane nta bindi bintu by'amananiza bije mu rero ubwo kubatarakora subscribe muyishore ndetse n'abatari muri group ya WhatsApp or mining update murebe muri description iyi video n'ukeneye ku mining dore zose ni mining kabisa urebe muri description iyi video urahita ubonamo link. Ikindi cyakarusho noneho nuko ugomba gukora like kuri video kugira ngo nanone bigaragare ko video iba yagufashije na comment nta kibazo. Ubu update ya mbere mereyeho ngiye guhera kuri Avive, izindi nazo ndagenda umva update muzitegegiye kugenda barekurira kabisa kugira ngo ibintu bigende neza havaho hamwe hajya hindi hajya hindi nuko bimeze. Duhereye kuri Avive rero amakuru yaye hari ubu ngubu tuvugana na yaye Avive mwese murabyibuka ko muri update meruka kubahereza wenda ubwo no kuri X ndumva zihari icyo gihe murabyibuka neza cyane mbabwira yuko bari bamaze kubihindura dore ngibi hano bari bamaze kubihindura icyo gihe batubwira yuko gukoresha OKX UID bitakiri ngombwa. Murabyibuka twebwe twese abantu twari twarakoresheje UID bageze aho ngo nyine baraduhindurira bategeka ko twese tugomba gukoresha wallet address turiko turagendana. No kuvuga ngo rero hano muri application ya Avive iyo ugiye kubikuza murareba iyi update irakureba wowe utarabikuza mwumve neza tugendane murareba ko harabura umunsi umwe wonyine kabisa n'amasaha abarirwa ku ntoki amasaha 15 umunsi umwe n'amasaha. Rero kugira ngo izikoyine ufite zimuke uti bigiye kugenda bite ngiye kukuyobora ukuntu ibintu bigiye kugenda neza step by step tugendane neza cyane usobanukirwe ukuntu ibintu bigenda. Yes, sinshaka rero ko na video iba ndende no kuvanga ubwo ugomba kubikuza wifashishije MetaMask niba ari wakoresheje connecta wallet cyangwa urebe neza wallet bari kukwerekamo hano turiko turagendana. Iyi wallet niba ari yo muri MetaMask yawe ubwo turi kumwe ndakwereka uko ugiye guhita ubikuza coin zawe. Niba ari yo muri Trust wallet ndakwereka ukuntu ugiye kubikuza coin zawe. Sinshaka ko na video iba ndende ndagira ngo ibintu tubyihutemo. Twagiye hano rero abantu turakanda hano connect wallet wahitamo nka MetaMask cyangwa se OKX cyangwa se bikibikanga. Impamvu biri kwanga rero na yindi niyo mpamvu je kukwereka ukuntu bigiye kugenda aho waba warahisemo waba warakoresheje OKX wallet waba warakoresheje MetaMask waba warakoresheje Trust wallet iyari yose tugendane neza urebe ukuntu ibintu bigiye kugenda. Tugiye guca muri MetaMask cyangwa se muri Trust wallet cyangwa se muri OKX kuri wallet. Nuvuga ngo reka dufungure MetaMask ntabwo ushaka ko video ziba ndende nababwiye ngo mfite update uyu munsi giye kubahereza hava himwe hajya hindi ubumereye kuri Avive vaho dufata indi coin nayo dubahereza update zayo ariko ubu turi kuri Avive twagiye. Reka MetaMask ifunguke no kuvuga ngo abantu muri kujya gukorekta hariya nyabuneka niba ushaka kubikuza coin zawe dore ukuntu ugiye kubigenza. Ndakwibutsa yuko Avive ikorera kuri chain ya Arbitrum turiko turagendana igihe uri kuza kubana n'ubone hano Arbitrum ukabutari uri kubona hano ukabutari kubona aho Arbitrum nyabuneka hakande vuba byihuse uzuyirebe muzira aha ngaha nubona nayirimo mbagira ngo mbayobore inzira zose nubona nayirimo icyo ukora ukanda add network tugendane neza. Iyo ukanze kuri add network ibiri muri izi ziri hano izi zose ureba nayo ibirimo hano kuri runo rutondo usanga iri nka hano cyangwa se yari irimo nka hano. Icyo ukora rero kugira ngo izemo Arbitrum ukanda add hano ukanda add ugahita uyadingamo icyo gihe biza kukorohera ukayisanga hano ibiri mu rutonde hano nkuko muri kubona hano nanjye iriho turiko turagendana. Umare kuyiswitchingamo ikigeramo icyo ukora hano uraza kuri browser abatazo browser dore ngiyi ya MetaMask ngiyi dore ngiyi kagaka kano gatambo aka ga screen ni kuri buzeho. Sinshaka ko video yabandende ubwuri busigare asigare kabisa. Ukigera hano rero urasearchinga hano kukusearchinga ushyiremo aka karink ngiye kukwereka aka karink usearchinge ubwo nukuvuga ngo aka karink kubari muri group ya WhatsApp or mining update murakabona rakabahereza kabisa muhite mukifashisha ubundi mubikuze. Utibyifasha bite rero ukigera hano barabanza bagusabe gukora share to withdraw
barabanza bakwandikireho ijambo ngo share to withdraw. Numara kurikandaho birajya nko muri X, nushaka were kwirirwa ubyemeza wongere wigarukire muri application yawe. Cyangwa se ubwo mbivuze nihuse, hari abo bari busabe kubanza gukora login. Ngiyewe murareba ko nyine konte nyisanzemo kubera ko negeze kubigeragezaho, ahubwo icyo ukora hano bigenda bite rero. Ugomba gukora login, urasanga bagukiriyeho gushyiramo email yawe, tugendane neza. Email ndetse bagusaba na OTP. Ya OTP nyine nkuko muzi dukora login nk'ibisanzwe kuri Avive. Noneho umare gukora sign in, numara gukora sign in cyangwa se login, urahita uyiguka kuri screen imeze gutya, baraguhereza hano handitse withdraw. Haraba handitse ijambo ngo share to withdraw, uri kandeho birasa nk'ibigiye muri X, ubundi wowe wigarukire ugaruka hano urahita uhabwa rino jambo rya withdraw. Iki gihe numara nukanda kuri iyi withdraw, tugendane neza, nukandaho bareta bakwereka gukora withdraw nk'ibisanzwe, ariko hariho akantu gasabwa, ukande sign in, tugendane ubwo nkababwira hakiri kare. Nukanda sign in kubikuza hano uraba ukeneye kubikuza rwose birahita bikunda, ariko birakunda mu buhe buryo rero. Murareba uburyo ngezemo hano, baranyereka balance yanjye ya Arbitrum cyangwa se mfiteho. Hano hantu biraza gusaba utugaze fee two kubikuza. Utwo tugaze fee rero ugomba kudushaka nibura arakubwira yuko you need nibura maximum fee. Dore ngutu hano muri kutubona twa Ethereum, tugendane neza. Dore Ethereum bari gusaba nibura ugomba kuba ufiteho mu rwego rwo kugira ngo uhite ubikuza. Ngewe ubu ngubu sinashobora gukanda ngo bikomeze. Murabona ko hano hasi muri kubibona ko baransaba nanjye gaze fee. Ubwo gaze fee ndaza kuzigura nzikiremo, ariko mba ngira ngo mbibereke nyine ababishoboye mube munanabikora. Si ngombwa ngo ngiye ngo nkuri ibintu ngo nshobora no kutazibikuza kuko wenda na konti yanjye naba nabishaka kubikuza. Ariko wowe ukeneye kubikuza, hita dushaka utu Arbitrum utwohereze muri MetaMask yawe ubashe kubikuza coin zawe za Avive. Nuca muri application ya Avive kubikuza ntabwo biri bukunde, ariko nuca hano kuri MetaMask birahita bikunda cyane. Turiko turagendana. Ubwo nizere ko ibintu mubonye ko bikorwa hano. Icyo ukora nyine nubu ufite twa tugaze fee batari kukurega, kuko ngiye nk'ubu murabona bari kundega nyine, bari kumbwira yuko izo mfiteho ni nyeya. Rero wowe nubu dufiteho tugaze fee urahita ukanda confirm bikundi. Ubwo rero abantu bari bukenera tugaze fee, ngiye ubu none ahanga Binance yanjye yagize ikibazo nakabaye mbafasha kutubona, ariko abashoboye kutubona mutubone, abari bunyandikire ngiye kubashakira umuntu nzajya mbahuza nawe mumwizere kabisa. Hata abantu mugenda mujya kubaza ibibazo byinshi mugira ngo ute mubaza, ngenda guhereza umuntu nizeye. Ntabwo nakishimira ko wibwa amafaranga yawe ngo nkuhaye umuntu nazi. Ndaguhuza n'umuntu umubwire ko ushaka utu Ethereum ko kubikuza twa Arbitrum. Urabyumva, ubimubwire, nta bindi bintu byinshi muvugana. Amafaranga araba yakubwiye nayo ngayo, ubundi umwishyure atwoherereza utu Arbitrum utubone muri konte yawe ubashe kubikuza Avive zawe. Ubwo abaza Avive ni na coin nziza cyane, iri no kuzamuka ubu ngubu ahigeze. Abazifite barabizi, bajyeyo barareba babibone. Ubwo ndabisobanuye neza. Kubakoresha Trust Wallet sininda naho ubwo ngubwo reka mite mbibereka vuba. Kara link nababwiye ngo abari muri group ya WhatsApp Romenega update murakabona. Ugifungura Trust Wallet yawe, dore browser nayo ngiyi. Browser dore ngiyi hano. Ubwo sinshaka no gutinda, ngiyi browser yo iri ku ruhande. Tugendane neza. Urayikandaho. Numara kuyikandaho urasearchinga hano nyine nawe pastingemo ka link. Turiko turagendana. Noneho urakora search nyine usacinge. Akantu rero kubwenge hano gahari nakaye. Dore reka mbibabwire nako kuri iyi konte mfite mahanga ya Avive. Tugendane mu birebe neza. Nkuko mubonye hano bigiye kugenda niko n'ubundi no muri MetaMask birabemeze. Baragusaba gukora input Avive yawe cyangwa se email wakoresheje ukora register kuri Avive. Numara kwishyiramo urakanda send OTP bakoherereze aka message. Ubwo reka mbanze nze mbikore byose, nkore send OTP aka message ubwo bakohereje kuri email. Reka nihute njye kukazana ibintu bitaratinda. Hari akantu kubwenge giye kuberekamo abantu mutari mwamenya, murahita mukamenya ko kanya nyimara kukababwira twagiye. Nkore copy ya link. Ubwo gukora login byo nta muntu utabizi, nagari byo n'urucabana, nagari ibintu wajya kwirwa ubaze ubwira umuntu ngakore login. Byo murabizi sign in. Murareba uko mbigenje rwose kabisa niko muri busange bimeze. Muri kubibona hano rero kubera yuko
ibintu biraba bimeze neza. Murareba iyi wallet address irimo hano, ngiye ubu sinakonnecta wallet muri Trust wallet ngo bikunde, kubera ko wallet irimo idahura niyo nakoresheje nkora KYC bwa mbere. Hari abantu muri kujya kubikuza ugakoresha nka MetaMask, ukayihuza na MetaMask, nyamara harimo konte ifite wallet idasa na konti wakoresheje mu gukora KYC, hahandi dukora KYC ugashyiramo wallet address. Ubwo rero ntago biri bugukundire nkuko mubona, nanjye ubu ntago nakomeza, ndakeka muri kubibona. Ubwo rero ku bari buhagera hano muri Trust wallet bigakunda, icyo ukora urahagera n'ubundi bikunde kabisa. Urahita ubonaho share to withdraw uyikandeho, ubundi ubikuze coin zawe, ibintu birahita bigenda neza cyane, birahita bikunda. Ndabibutsa ko hasigaye umunsi umwe, ubwo sinanatinda, nizere ko mubibonye. Inzira ni iyi ngiyi yo kubikuza. Urajya muri MetaMask yawe cyangwa se Trust wallet yawe kuri browser, upestingemo akarinki nababwiye ngo kukabona, muragasanga muri groupe ya WhatsApp Oromega Update. Abatayirimo murebe muri description iyi video, murahita mubonamo link ya groupe ya WhatsApp, mujyemo murahita mubona ibintu byose, muzajye mubona na update ku gihe, ubundi ibintu bigende neza. Ubwa vive nizere yuko ibintu byabo byose bisobanuye. Abantu mubikuze iyi minsi itarabagenda, n'abantu mwari mwaravuze ngo byari byaranze, ubu birimo birakunda kabisa mu buryo bwihuse. Icyo bisaba ni ukuba ufite utugaze fi twa Arbitrum two kuza gukata kugira ngo ubikuze. Ubwo rero ndabashimiye kandi bifurije ibihe byiza, mukomeze mugire ibihe byiza, mukore mining. Update zo zindi ziragaruka mu kanya. Nababwiye ngo abantu bukora mining imwivaho uyu munsi, ngiye kurara baye update byange bikunde zose, mining zose nzira batabaye amakuru yazo, mugiye kurara mubonye update yazo. Turiko turagenda. Nubwo rero kuri Avive ubu ndashoje, ubundi mukora ibisabwa. Ubwo turongera duhure mu zindi video za mining zindi zigiye zitandukanye, ndabagiye kubahereza update yazo.